akakubwira ubundi ngubu ibyo turimo ni ibiki buriya ngegera tutanaziranye ubundi amafaranga atwaye nta nubwo ageze ku bihumbi nk'ibyo tujyanye ubaza yawe 20 nanjye 150 n'agakapu na telefone biragera muri 200 umugabane w'uburimo sibyo reka nkwereka reka tuyagabane wa babiri ariko ndakuramo ayanjye ndaguha nka 300 sigarane nka 500 hari ikibazo ubwo sisi twaba duhemutse oya reka naguhemuka nese ubwo urumva ayiwe atayafite ahubwo reka tugire vuba akaza kanadusanga tugabane wa babiri ngaho gira nka 260 hafi aho ngaho ntacyo ndumva hari ndayakuramo ayiwe bikira Mariya we nyagasani mwana we none amafaranga mama yamaye ya mituweli aranyigari we kwingegeranya gutsindwa niba Yezu we ese ko mbona butira kweri ubu bimeze bite wagira ngo amasaha bayabujije kugenda reka mbe nemberamo ndebe ko bwakira ariko ubundi ubu ngubu wajya kureba amatikura nkamuha pole ariko umwinazi nawe mwicishije ejo bundi sinzi uko bimira pe akanyuma naramusobanuriye kuko bari abaturage barakubita pe ubu se kuko nimba barakubise umukire kuriya njye bari kunkorera ibiti noneho bari kunyica pe baragakubitwa n'ingufu ariko njye kumusura mwihanganishe muhe pole pe naho kabisa naho ubundi bajya neza azihangane nawe pe bimeze bite se Karamagi we bisaba musaza ni neza barase ubu ngubu barasuye amatikura yamaye ashwida niko se sha ko muzikubita agati ku mabya ubwo warenga ku giti twahaye amatiku warangiza ukarenza ukajya kumusura waba ugira ubwenge ubwo ngubwo uramenye ntaho najya ngewe sha ndibutse ko ubundi ko igitari wowe cyatangiriyeho ubundi we byari byagenze biki ubundi twagukubitiraga uzi ko nyibukije koko di ashobora ko nakubitirwaga ikira nyine ndi kukubaza ubundi bagukubitiraga iki ndavana umenye icyo wanzizaga none se kandi ugiye kunkubita ndava hano umenye icyo mwankubitiye nyako kandi ndi kukubaza icyatumaga tugukubita wakoraga iki wakubitse none se ninjye wabitangije waje witera mu mata nk'isazi naje nyuma ariko uranziza ubusa pe ngo bagukubitiraga iki rekura nyine tubanze twumvikane rekura nyine wowe uguhita urakara bigezaho ariko se sha ubundi wagicucu we urarinda wanigagura umfata uko ushatse nkaho hari icyo nagutwaye uri kurinda waniga umbaza ngo ni iki cyatumye bagukubita ari njye nawe ninde bakamenya icyo bagukubitiye ubu uri igicucu ku buryo utazi kumenya ngo bankubitiye iki ngiki ubundi tuba aho ubera urugozi wanasariye ubu ngubu waba waributse kujya kwirenganuza kwa muyobozi reka kuvuga ngo reka kuki utagiye mu buyobozi ubwo nuko cyari kizi ko kiri mu mafuti ubu ngubu ngize nkagikoza mu ruki ubu ngubu izina n'ibiti byose ndi kureba hano byarangira bigihuriyeho bikagikubita ibibando dore ko hari ikinyamafuti itonde niko cya muri mubi cy'ubundi muri mubi turi mu biki sibyo birakureba wagiye ureba ibyawe na nyoko ukatuza cyangwa ngo ushaka ko napfuye ngo nande nkamubwire ngo nande utanuka unyibukije mushaka kumera nk'abarwayi ariko se yewe nyine nawe abazanyemo ibintu byo uyu nguyu arangiza iki koko nawe urabizi koko urangiza iki ndaza mbasuza mbabazane mu bike nabonaga mushwana cyangwa shane ngewe nimba kwimya amakuru wakomeza oya ahubwo burakambabwira ubu bujura ndabuzi bwo gusa nk'abirwanisha umuntu yaza mukamukubita mukamwambura cyangwa niwe mujura inde ubundi simbona usa n'igisambo nica rwose mfa namwe ngewe iri kode
aka ni agataliyani ubundi tubaza amakuru hari ayo twebwe uduhekera niyo mwamuri babiri njyewe niyo mwamuri babiri pe ndabizi mwabigambiriye nyine akose namwe ariko se bana ba niba ukeneye ibyo byinyo byawe none se urabona muri tore kandi ukeneye ibyo byinyo byawe none se ubundi nsanze mwiganirira mvuye hari haruguru hanyuma amakuru uri kutubaza n'ayiki mundeke ngende ni agacupa nari nsomye akira akose nimukagire n'abana genda gakubitwe n'inkuga kwanura ako kana abahere cyangwa bagucoma babakereso mu mutwe w'amabyiho si wowe ndetse ubundi nkuru uraza kwitira mu mata n'isazi usigaye uri n'umusizi mu gutukana mbese reba ukuntu uba ruzi ntabwo ibyacu byarurebaga ahubwo buriya amagambo niyo yarugize nta kindi buriya ni amagambo yari akizanye icyo gisigo ngo bacyita ngo iki icyo gisigo cyawe bacyita ngo iki hariya mvuze ngo iki ariko urambeshye nawe ubwenge busigaye bwaracuranye cyangwa usigaye utekereza mu nkweto akaba ariyo mpamvu wambaye inkweto niyo mpamvu utari gutekereza mu mutwe ya nawe zikuremo ubashe gutekereza ibyo byirengagize nta kibazo ahubwo komeza icyo washakaga kuvuga birangire yewe kanigendera komeza sawa musizi mu mabi we ndumva ubashe kugera mu mwobo we ngaho genda ese ko wikanze ubonye ubuzima karamage we nizere ko nta mizimu y'imigabo ibaho kuko imigore imaze kunzengereza ariko wasaze musore nasaze mu biki imizimu ngo yiki y'imigore imaze kunzengereza kamanze ngukoreho numve mani mbone ko kwivugisha pe naho mbwira icyo washaka kuvuga naho ubundi sinavugana nawe pe ubu umbanye umuzima reka reka umura rero igihe cyose tumaze hano uri kuvugana n'umuzima uri muzima agatsindwa rero ukuntu urinze wampaye ese mvaga ndi kumwe n'umudayimoni nk'uko wari ubivuze nyine ntabwo ndi umuzimu rero kumura dore hanagura ibyo byenda byawe mwana byibagiwe pe gabanya ubugoryi mwana ahubwo nkubwira ko numva uri kwita abantu imizimu hanakekaga ko ari mwe mizimu mana nirebanga mukoresha ituma murya igiti nka kiriya ni mupfa basaza harya ko wari urimo mabuno y'iwanyu uriya mwankubitiraga iki mbwira ahubwo wowe wareye kiriya giti mbwira waziraga iki ariko sha uri guseka iki ahubwo se wowe uri guseka iki umbaze ndi guseka igiti nariye nazi n'icyo nzi ariko sha mana ariko se uri guseka iki musaza uri guseka iki ndi guseka ukuntu amabandi murya imvange y'igiti iki imigeri n'amabuye byinshi sha kuruta uko mwarya wenda ivange ibitoki ibirayi n'ibishyimbo kandi nimupfe nkogapfamo amabandi burakomera we sha muri yo muri ngo pe amabandi arakomera amabandi ariko mwamoraga iki mwana iki mwamoraga iki muzi twabahoraga iki sundi wa mutifu nawe ubundi iyo usanze babaga inka mbere yuko ugura inyama ubanza kubaza ngo inka mwawe bagiye iki ahubwo gicucu ngiye gukunda igifuro rize nutambwira impamvu wari uri kunyita umuzimu ndekura nkubwire impamvu nakundaga buriya impamvu nakubwira ngo nakubonagamo umuzimu nuko mperutse guhura na meri wawe akambwira ko wagiye mu mujyi ubu rero nunguwe no kukubona muri izi karitsiye nta kindi vuga gakimana tuzabwira mu makundi y'inama ahubwo tugende tuganira amubwire ukuntu imipangu yikoze
ariko ubu mundagirwa inama n'ibandi bikundera inama mama mufite si izo gutsimbura no gucomora boro akareka inama nyabibwa zubaka cyane rwose amabandi umva mani gabanya umunwa ariko numva ibyawe mudage wumva ibyanjye yes umva mwana karama ararongoye maze kurongora ndeba ubuzima mbayemo na mama ibintu ni ibibazo nahise ntekereza nyine nk'umuntu w'umugabo mfata umwanzuro njya mu mujyi njya gushaka uducenga nshaka uduceri ngo nkusanye ndebe nyine ubwo ni gutyo nahise nanzura njya mu mujyi gushaka uduceri warayazanye ndagaswa ahubwo se ko watumye icyaka kinyica tukarinda twica hano utagiye no kungurira icupa bari gabanya inda kandi wowe uracyakubitwa nakubonye umva ahubwo umujyi sinawugiyemo niyo mpamvu uri kumbona hano nafashe inzu muri Zirakamwa iyo ngiyo kugira ngo ntekereze neza icyampa amafaranga bityo nkasubira mu rugo ariko nagiye guta umutwe mani mu mujyi nagiye guta umutwe mu mujyi pe ikintu nakora byancanze neza byancanze pe nese mani iyo ugumana n'umugore wawe ntiwari gutekereza neza mani hari umusaza wambwiye ngo iri iruhande rw'umugore wawe ntabwo utekereza neza rwose buri igishushushungwe ntushaka kashi ndayashaka cyane reka dutubure rero ivumbi ritumuke ugende umukire wa umva umwamenuje bajya bakura bagutinya dutubure ivumbi ritumuke rwose abayobozi twataramye reka kwigira inkoko mani ahubwo wowe ntega amatwi ubwo nateze ngaho tugiye gushaka umuswaro dupfunyikemo ibipapuro hejuru turambikeho inote ku buryo uri bubibone ari bubone ari amafaranga agahishye niko bimeze ibipapuro ubwo si ibyo ndi kukubwira ntabwo uri kubyumva turazikata neza nk'inote none se ubwo icyo gipfunyika kiradufasha iki ese waretse ubujangweri mani njyewe ndagenda mu muhanda n'icya gipfunyika igiti uwo ukibona aragira ngo ni aya mafaranga agerageze kumpamagara ahubwo wowe urwane no kugira ute kumubuza nkajya mubuza wowe uragize kumubuza uramubwira yuko muri buyagabane noneho njyewe nzagaruka inyuma nimbageraho mbabaze ko nayo mutoraguye murahakana cyane wowe uvuga ati nayo twabonye ndakenera kubasaka mwembi bose noneho uza bamurekeye amafaranga kugira ngo agumye kugira ute kukwizera anyizere cyane pe icyo gipfunyika cy'amafaranga ngo bakirekeye uwo muntu kugira ngo agire kukwizera agumye anyizere uwo mupangu ni danje wa kintu amabande nibyo amabande murarenze ndabyemeye nimara kugusaka nyabuze ndahita nisararanga mvuge ngo ebana papa aranyica byari 800 nagurishije ikimasa cye kandi se sha wasanga nta n'icyo mugira cyahese si ugutubura se ivumbi rigatumuka koko muri uko kwisararanga urahita umwaka cya gipfunyika cya bya bipapuro noneho nawe nimusaka ninyabura ubwo ngenda ahita nigendera noneho wowe ugerageze ku buryo ari bwizerere kuri ya mafaranga noneho wowe umukure ibyo afite byose nta na kimwe namusigara reka umusigire igipfunyika gusa wigendere amafaranga turayora amafaranga uri kumva atari nk'inda ku mutima uzi ko ahubwo niyo mpamvu nagiye guhura nawe nkambara poshe nibyo ako kantu warabivumbuye pe nibyo rwose nibyo urataha yuzuye imana n'inyuma no mu ngofero urashyiramo gakize karabasha ahubwo se umugore arakubona agira ngo uri we reka mureke musore umva musore ni amafaranga ugisha ukora iki ni amafaranga ubu aya ni amafaranga dore ngaho turebe niba ari amafaranga ni amafaranga rwose ahubwo turayagabana
turayagabana turi uwa batatu turayagabana ntangahera ni byinshi ni menshi cyane nawe urabyumva turayagabana rwose aya turayagabana si ubu nk'aba amafaranga wayamaze iki kuri n'akana iyo wayarya amandazi ahubwo mureke turayagabana uko byagenda kose turayagabana nyine uwa batatu ikigenda byose ni byinshi mbonye niba iza bibiri ubwo na bitanu biri gusa ubwo nayo ari urumva kora wowe zasi umva naho ubundi akavuga nawe mukwiriye kutegeza ko ari igihe wabibonye oya nta kibazo twayabonanye turayagabana rero cya kintu nawe wamenya ko kitari bugaruke aya mafaranga ubwo tube tuyabitse niba uyabitse rwose babikire n'igihe ufite isakoshi nta kibazo ubushatse ahantu yashyira rwose uburyo ari bugaruke agasanga ntayo ntabwo yabura kugaruka cyane menshi turahita dukira telefone nzishyiremo hano hanyuma agaruka ni ukunuma guceceka ku buryo atari bumenye ko nyine tugeze tunabibona ora akana ugira ibanga oya uraceceka ni amafaranga mumboneye muri izi nzira make dusaka nta mafaranga tubonye ntayo zakunda kuko nanye taye byanzura amafaranga mana wenda hera kuri wowe ntabwo dusake rwose nta mafaranga nayo hano wagura amafaranga kuko wowe nta mafaranga ufite reka baba we noneho papa nanyica iki amafaranga 800 ngurishije inkaye ntabwo nabyemera noneho ndiyahura ntabwo bikunda nawe ariko ugomba kugusaka ngo turi kukubeshya amafaranga baranyica akira reba modo aha harimo telefone zanjye uko ari ebyiri ariko hano harimo amafaranga yanjye harimo udufaranga duke twanjye tarenze 150 wirinde gufata yanjye hanyuma ushakemo ayawe do mana we baranyica none hangane nyine nakundi do ntayarimo nakundi nyine ihangane kuko namubonye ngo nyine wasanga hari undi nyine yakundiye ntakundi ihangane mu ntacyo bagura ntakundi nyine aya twayari umva neza niko tuyagenze ntabwo nari nzi ko ushobora gukora 800 twayari 800 kandi niyo yatatse koko ngo niyo yabonye ikimasa nicyo yagurishije bamamagare nayo twayari icyo bita gukenyera ahubwo se ubu ufite imifuka muri bo ariko ufite marete ubuse wowe ntago habura ntago habura icyo ndi kabisa umva ntabwo naringiye kubivuga iyo utazi kera uri bube ukoze ibintu bitari byo kuba muntu ubu ngubu umva sindatahana gake umva rero nubwo adusatse ubonye ntaganyuzwa pe ureke dushaka ahantu tujya kuyagabanira turi hano hirya hari ahantu banika ibigori hano mu giturage hano muri Zamburi abaturage bose nibo banika mureke tugiye tuyagabanira twava hano kugira ngo ataza kugaruka akabidutesha kandi ataza no kudukira byagakwiriye kuba tugenda rwose urasi wamumerera mukomere cyane mwe oya njye ntabwo ari neza byakugendekeye bite umuntu wese ngerageje guhura nawe mbonamo umusazi umweretse kujya kuvoma nsanga ku irimbi ahantu tunyura barimo barashyingura ndebye amatisheti bambaye nsangaho amafoto yanjye ndirukanka kugira ngo mbereke ko banyibeshyeho baranga barakomeza barashyingura ariwe nta buzima ufite wowe gato gahore ntuzi kandi uriya yarapfuye none ko mbona yiruka kundusha
dore ni hariya hariya ndi kubona hano hariya ahubwo kambaye amafaranga ubwo ngiye kunyura ngiye kunyura yazamura sha buri none sha umva cyondike ntabwo ariko taza kugaruka ariko kari zabiyi murahita munyuranga kase ko mutereba inzira ndi bwanyure namwe rwose ntabyanye ntawe ndi bunyure niho ndi bunyure rwose twebwe turanyura aha wowe uranyura gutya tuze guhurirayo ahubwo andashyira mu mufuka shyiramo aho ngaho shyiramo rwose ubwo njye ndanyura natwe tunyura namwe ubwo muranyura cyangwa nimunyura njye nyura aha ngaha njye nyura aha ngaha nyine turahurira hariya muri hangaha tuba ariho tuyagabane ataza kudukeka ko dufitanye umugambi sawa nose ubwo iki nose ubwo murajyana amafaranga gusa nanjye ubwo turaza guhura si ubwo yego nyine twizere none se ntabwo kwizerana bibaho ahuriye hariya twizerana twizere unyuriye yose nkanyura aha ngiyi none se ubu urabona reba itegereza imyenda nambaye gutyo n'uyu yambaye gutyo urarebera ku nkweto n'imyenda uratureba uratumenya ntabwo tujya kurya none se ubu ngubu mwaretse tukizerana nanjye mukaba mubona akantu kanyu nkanyura nyine mukagira namwe ibyo muma byanyu nyine murabona mutwara amafaranga menshi $800 ubwo muranyura dure hariya nanjye ubwo nyine ndabanyura aha ariko nzi ko bizeye mutanga ngo ufite akantu kacu si akantu ushaka hano harimo 20,000 mama yaramaye byanditse ngo mbijyane kwa mudugudu aho ndebera kandi aka kana ni agacucu 20,000 mama yamaye ngo ki mwagenera 800 najyana n'utwo rureteta ngo turaza guhura kubera se cyo nawe ugira ikintu ubusu nawe nta kintu ufitera nawe rwose igira ukuntu nawe tukwizere nawe unyizere mujyanye menshi mama ndi hano ahangaha muri marete yanjye harimo telefone 2 n'amafaranga 150 ngira ngo wabyumvise mbivuga umva ubwo nabyo hahurire nyine ahubwo nutaza nta kibazo umugabane wawe turi dutwaye menshi ubwo n'ubundi rimwe mwamutwaye menshi ariko yaba rimwe mu ntengushe pe turahahurira sawa ngaho genda ubwo ngaho nimugende turaje tuhahurire sawa mutambeshe ntabwo tukigere wow amafaranga ndayabonye pe si nanone cya gicucu ngo ni karamaye nubwo rero mastermind w'iyi game ntabwo namureza ngo bikundera yari kugenda amubwira ko nabateye imibare bikanga ndashaka kumwemeza nawe uko aya mafaranga si ubu aya mafaranga nanone si ntabwo twayagabana rwose ntabwo twayagabana pe ngomba kuyarya njyenyine aya mafaranga ngomba kuyarya njyenyine kuko ni nanjye bivune ntabwo azi ibintu nkoze shamana aya ndayariye kabisa uriya musenzi ndamuriye pe ngize imyaka tugahura ariko hari amafaranga atange ibiveni b'imifuka ntabyo yarya izi telefone ntazijyana wagabana yonyine ari mu gakapu ni ukuri pe niyo twagabana kuko aya mafaranga ndayarya njyenyine pe teka nengera imyaka tugahura ibyo byo rwose birumvikana gusa uwamyokara none manza nzicomoremo ntago simati nta bundi bucwara nta bundi busagukamo nako yinga nkaba ndamuhejesha izi fone zo nazo yarya arakamura ko wiruka amasigamwa bimeze bite nanjye kora amafaranga ngo tuyagabane mane arimo arambona ari kumbuna cyangwa se cyangwa warunyobe oya ntabwo kuyabaho uriya mukobwa mukuru
yavuze ko hashobora kuba harimo 150. ahubwo se uriya mutoya nta kintu wera uriya mureke nta kintu yari ariho ni n'akana mani, ariko nyine turi kumva ko ari mu mfungoto. birumvikana. Nibyo ahubwo se gusa si ukugenda ahubwo tujye muri izi tugende ahantu nyine nawe ubusirimu bwongeye bakagaruka aho uzi ko ari ibyo ahubwo tunyura aha ngaha hano tukate kwa kundi kwaje uzi ko ari byo. nibyo reka nkubwire ubundi ibyo turimo ni ibiki buriya ngegera tutanaziranye amafaranga atwaye nta nubwo ageze ku bihumbi n'ibyo tujyanye baga yawe 20 nanjye 150 n'agakapu na telefone biragera muri 200 mugabane w'ibirimo sibyo. Reka nkwereka reka tuyagabanira babiri ariko ndakuramo ayanjye ndaguha nka 300 sigarane nka 500. Ikibazo ubwo sisi twaba duhemutse mujya reka naguhemuka nese ubwo urumva we ayiwe atayafite nuko reka tugire vuba akaza kanadusanga tugabane wa babiri ngaho gira nka 260 hafi aho ngaho ntacyo yakuramo. Ayiwe Bikira Mariya we Nyagasani mwana we none amafaranga mama yamaye ya mituweli aranyigari ubwo kwingegeranya gutsindwa ni Yezu we mwana we ubuse noneho mama ndongera kubona telefone amafaranga 150 kandi mbona yinyejyanye kuri banki bitakaragaze ndabijyana kuri banki. ubu se mama ndamuhinguka mu maso gute none umva aranyita icyo ndicyo mwana we mituweli mana yanjye Yezu we mana Nyagasani nakabonye ubwo buri muntu yari afite ubona ari agasore gatuje kundi n'ingegera yizerera igenda utwo bari bagiye umugambi na yangegera yindi yazaga kudusaka byashoboka cyangwa gukotora niki hano mama sinzi ko ndamuhinguka mu maso. reka tugenda hatagira n'umuntu tubona akaduha urw'amenyo kuko twabaye injiji kuva kare dufite ikibazo nta kundi rwose akamana ubu se ubu ndabishyira he birekere hano nose kandi hatagira n'umuntu aha kanigendere da ndabona iby'abapfu bazi kwiruka ntabivamo. Mbega nyirabirage karame ngwino hano wumve. Ese mwana we uri guseka iki? ntacyo Umva rero mwana wanjye nyirashyano ubu ndi kubona uri kugenda wisetsa uramenye hagize ikintu gisohoka umunwa wawe mu bintu byatubayeho urabuzi ko we bagusenda we wahita wirukanwa bwite ariko ngewe ikintu waba unkoreye nacyo ntabwo cyaba ari cyiza waba unkorera isoni imbere y'umwana wanjye neza nkaba ndarutaye ahubwo mva nkubwire hamba kure mwana wanjye hamba kure urumva nyirashyano yego ndakumva ihambire kure kugira ngo ejo reka nkwihorere upfa kumenya ubwenge yego ariko se mwana wa nta gakuru k'amatiku ko naherutse tumuha igiti twamuzengereje nyuma yaho waba warigeze umubona? oya ntago namubonye ahubwo numvise abantu bavuga impamvu atari kuboneka ngo yagiye kwivuza ngo ariko azava kwa muganga ajya gutanga ikirego mu buyobozi. aha ariko abaturage dukunda karabaye koko uzi ko twari tumwishe iyo atagira uriya mukobwa waje ameze nka marayika ngo amutwamureho twari tumwishe pe ariko buriya twari turi kumuhora iki ariko buriya ko twari benshi ntiyazamenya aregana ariko narumvise ngo hari n'undi mumama uherutse gusara. ngaho da wowe nuwahe?
ni uw'inaha simuzi, ariko numvise bavuga ngo uwo mumama yirukaga avuga ngo abonye abantu bari kumushyingura kandi yari agiye kuvoma. Ubwo urumva ari muzima? uwo kabaye rwose kabaye yasaze. Karame. Ariko numvise abantu bavuga ngo ari inaha. Ninde? Umuhungu wawe. Umuhungu wanjye ngo ari inaha? Ariko izo nkuru zose ubu zikura hehe? Wagira ngo abaye umunyamakuru. Umuhungu wanjye ari mu mujyi niyo yagiye. Ntabwo uzi ko yagiye turi aha ngaha agiye gushaka amafaranga. Ntaho uri inaha. Muraho neza mama? Muraho neza mwana wa? Komera. Yego di. Umeze neza? Tumeze neza. Ya misheri yanjye. Uraho neza sheri? Komera. Umeze ute? Komeze neza pe. Aho mu mujyi biraho? Bimeze neza rwose. Cyane arimba kumbuye rero. Nukuri. Cyane rwose. Iyo nabahobe. Ntago nari guhita nsubira. Oya nibyo rwose mwana rwose. Karibu sheri. Karibu rwose. Yose birahari. Mwana wanjye araje rwose. Ni byiza cyane. Iyo mu mujyi se bimeze bite? Mu mujyi yo ni neza, hari imihanda myiza, amazu meza, imodoka nziza n'abakobwa beza. Cyane. Urumva ari byiza. Ndaje nanjye njyane. Cyane rwose bariyo byumva. Bariyo pe. Twirirwaga twirira amakoko, inkwavu, tukinywereza. Nyuma y'inzoga twangira tukarya ibyana. Ngo mukarya ibyana? Nasoni. Ibyo ni byo wirirwagamo mu mujyi? So umugore wakora icyo wagenda ugakora amafaranga byonyine. Agasukira. Nari nzi ko wagiye gushaka amafaranga none ngo nijyana. Ubwo wabonye njyewe nari cyane uri cyane hoya ibintu wakoze ntabwo ari uri cyane ari gusema hoya worosha muri ibyo ntabwo ari ibintu. Urumva ibintu wankoreye wakoze ugiye mu mujyi. Oya nta kibazo uri warasize tukiri abageni. Nabirenze ariko ibyo bibaho nyirabiraryo. Urambaza iki wowe? Hari ubwo nigeze mvuga ko batugize twembi? Mama ubundi babagize ibiki mama? Babagize ibiki? Mama ubundi babagize ibiki? Ubundi ntibiki babagize bituma muri gupfa gutya? Mwana wa baratwibye. So ni iki babibye tutakongera ngo tugure ko? Rero ukuntu baye rwose rero ukuntu baye pe. Ni iki bibyo kuko ngo tutakongera tugure? Baratwibye baraducucura. Nta kintu tugifite. Byose ntibundi se ni iki bibyo kuko? Ni iki bibye? Aguruka rwose nazanye amafaranga aguruka. Oya ntimuzongere kunkanga gutyo pe. Ukuntu baye rwose. Ndaje gato. Arutume ntawashano. Ubundi uwo mama wawe wakunaniye. Nshaka agasupaguru. Nishireho. Bakabana bubuwe. Aho ntumbane niryo warunkoreye. Hari ikihe kibazo? Umva mbese ese nagombeshe ko wari wazamuye umunwa muremure ushaka kuvuga. Muraho neza? Komera cyane. Makuru. Ni neza tu. Nziza amahirwe ndakubonye. Ambwira. Ni iki wakoze hariya mu rugo rwa baradura mugeni? Kumwumvisha harimo ibintu byo gusendana byari byagenze gute? Wari wakoze iki? Nyumvira wa mwana. Buriya rurarugo. Urimo ikigeni kiryoshye ndakubwiye. Reka. Wibinyibutse. Bravo. Ahubwo nagiye
ikigenera gifata nyine nawe urabyumva nshyira hasi ndagira ngiye kubona nyirabukwe ntiyanuza ngo he ndarafashe ndangije njyewe ndasohoka ndigendera kuko nturabizi naho ndatinywa nubwo nakiri umuhigi ariko ndatinywa ubwo ngubwo rero cya gihe nibagiwe akaradiyo nibwo waje urambwira ngo agiye kumusenda nageze rero numva byakaze umukecuru yasaze niyo mpamvu naje nkahita nkubwira ati genda urebe ukuntu byagenze nyine ahubwo ubanza warabikoze kabisa cya gihe nkubwira ngo rero ngo icyo kibazo ngiye kugishakira umuti se wabaye uwuhe umuti nta wundi naragiye na wa mukecuru wigiza wisaza mba ndateruye nkubita hasi nimara kumushyira hasi nyine nawe urabyumva byakurikiyeho mukubita umurizo kugira ngo bibe kimwe kuri kimwe atazazana umunwa akaba yabibwira umuhungu nicyo gisubizo uzi kubasha none mwana ari uko uzajya ubigenza nawe buriya rero byari ukugira ngo hatazagira urega undi kuko bose urumva yamurega ashingiye kuki se nawe ibyamubayeho kandi nawe byamubayeho uri nkorashyano agiye kigenda kandi muzabimwe mba mbareba kamureke nzaba numva ibyawe sha umva mbese ngo uzaba wumva ibyanjye ahubwo njye nzaba numva ibyabo umuntu muzima umukazana na nyirabukwe nzaba numva ibyawe da urashoboye wagira ni ingurube y'umurenge umva mbese bite gihugu ni sawa musaza bimeze bite se mani sawa mani wari waragiye nari narinjira umujyi kabisa mvuyeyo vuba vuba rwose mvuyeyo reka none se mani kuba mperutse kumva ngo wararongoye nkaba narageze iwanyu numva bavuga ngo mugiye gusenda umugeni ngo byari byagenze bite kandi ko nzi ko warongoye vuba wasanze se kandi atararinze ibanga neza mani ubwo mu rugo nuko baherutse kurira vuba wasanga aribyo bapfaga mani bapfaga pe kandi ngewe mucutse umumpe twari turi kumwe uzi ukuntu byagenze twari turimo gutembera noneho tugera ahantu nyine turya umuziki noneho umusaza urabizi ko yashizemo n'ubundi mucutse umumpe arangije rero arafata impani icyaka ndumva cyishe kabisa kamanzi njye gushaka amazi abafatiyeho ubwo araje iwanyu aje mu rugo iwawe arahagera nyine hariya mu rugo iwanyu ahageze nyine ubwo abagiriye umugore wawe nyine umugeni wawe nyine baramugiriye sibyo abaramugiriye amubwira neza mbyumva akantu kare abaramugiriye mba nyine mani ubu ngubu yahise niwe yarongoye nyine se ntabwo uri kubyumva mana yanjye yarabikoze cyane yarabikoze rwose ngewe nako nari nkibere ntawe wabimbwiye noneho nyuma rero ukuntu byaje kugenda nyuma kugira ngo aze gufunga umutwe nyoko ubwo urumva nyine nyoko yari atangiye kuzana ibintu by'itiku ngo ugomba kugenda turagusenze jya iwanyu uri kumva tegereza wumve se byakurikiye nyoko agifite ayo mashyagaga rero umusaza yasubira ati ndaje nawe ndagufunga umunwa agezeyo nabo baramufashije da nabo baramwami bamugereka mama neza barabisoza cyane neza ndabica mwana ndabica ndabica niki ibintu bibaho koko agize umugore wanjye mama wanjye bose cyane ndamwica ntabwo ibintu bibaho rwose bose